nibyo koko barafunze ubwo se amatiku muraza kongera muraceceka nanjye naracecetse muraceceka nanjye naracecetse muragabanya umuvuduko muvuge Yesu murasubira mu butayu gusenga nabwiye ngo ababyawe n'abapasitoro mwaraguye nawe urimo ababyawe n'abadiyakoni shanu zarabagushije abari abaririmbyi mwataye amakorari abasengaga ntimugisenga kamera zarabagushije ntimutanga icyacumi ntimutanga amaturo mwarasaze shanu zari zigeze ku rwego n'umuntu yakora inkuru ya se na nyina agahagara gati ati nimwumve amaudio ya papa na mama none se umuvugizi murashaka n'ubwogosha nta musore w'umukristo utereka ubwanwa ngo buze bumere gutyo ibyo ni iby'abayisilamu ibyo mu gikristo ntibibaho buriya buntu mwogosha ku bwanwa mukaza mukakatamo mugashyiramo uturongo mukakatamo hano mugashyiramo uturongo ukogosha ugasigaza utwana ubwo bwose ni amasinye yo kwa Satani nta murokore wogosha mu mutwe ngo akatemaka ukabona yakasemo akantu kamuviringa umutwe undi yakogosha ukabona yakubisemo akantu none nawe urogosha ubwanwa hano ukabumanura ugasigamo mw'imirongo hano ibyo ni ibigusha abantu mu rusengero ni ibimenyetso by'uko waguye pastor atangire hafi insengero zirimo abasore bogosha ubwanwa gutyo mujye wabwira bogosha ubwanwa byatangiye ari ukugira gute ari ukubihanangiriza ari babyita gute ari warning none birangiye bagiye ako buri bashobora kuba baragiye kuganirizwa atari kugira babafunge kuganirizwa nese ubu baraye mu rugo uriya niwe mushumba ubu tumeze gutyo kitwa akoso gitwaza tumeze gutya niyo nicenda bango mana ashigikira potere gitwara abantu basanye ibiganiro by'amasutwa ngo agiye gupfa iyo umuntu agiye gukorera Imana bagiye gupfa ahubwo abagiye kurama agahabwa umugisha buri agiye guhabwa umugisha nazandege Imana yamubwiye azazigura kuko ari kuvuga ubutumwa butarimo amarangamutima ariko wibuka ko hari abamama n'abakobwa yababaje kuri twavuze ubusaba abantu ubu nta butumwa mfite busaba abantu twatuvuze ubutumwa mutwemera ubusinkene yunyemera twatuvuze katika jina la Yesu muntu w'umumama yambaraga kabutura kagerera hano kagerera hano kangana n'isogisi kari sexy niko babivuga akagenda mu muhanda n'abana biwe ngo ni umunyamugi uri umunyamugi nyine niyo ngo umujyi urawundusha kumenya umujyi ni ukuheza kumenya umujyi ni ibyo wambara kumenya umujyi ni ukumenya uburyo ukata ugakuramo ibirayi ukarya urandusha umujyi undusha hoteli wagiye mu bihugu bingahe undusha kugenda mu ndege ahubwo ufite umudayimoni ukwambika ubusa mama wigeze ubona yambaye ubusa so wigeze ubona yambaye ubusa abantu mwataye umuco Ministeri y'umuco ahubwo ni impakazi iyo umukristo agiye gushingirwa n'uwo batizera kimwe aba yaguye itorero riramwagarika riraguhana umunsi mukuraho guhana niyo mpamvu amatorero afatira imyanzuro abagwira ntabwo mukiyasengeramo yabateye isesemi amatorero abagendaho ababwira ati bire yanditse ngo yabateye isesemi ntabwo mukiyashaka amatorero ababwira ngo nta gusambana nta kunywa inzoga nta businzi nta busambanyi nta mukristo urara mu muhora usomana n'umukobwa atarakwa nta mukristo uhamagaza nta musore usurwa n'umukobwa muri geto nta mukobwa usura umusore muri geto ayo matorero ntabwo muyashaka yarabahagamye ubutumwa bwabo bwarahagamye mwagiye ahantu rwose babyorosha muri kwishakiraho babyorosha genda n'akazi kawe nushaka urongo usambane na batanu nushaka ukora ibizira n'akazi kawe ubundi uzuramye umuzi hano ya magambo mwambazaga mukanya giserera nanjye nkitaba ibyo byose bihagarare tuvuga imbaraga za Yesu ega byari binakabije cyane umuntu araza ari umukristo agatangira gushyira kuri cano izintu by'ubusutwa ugasanga cano ni isezerano ariko wareba ibera cano yitwa Amahoro TV wareba ibiberaho ukabona n'Induru TV cano yitwa wumvise cano yitwa Umunezero wareba ibiberaho cano yitwa Igisubizo wareba ibiberaho reka mbabwiza ukuri muraza guhindura amakonti
muraza hano mujye mutera kuri The Vibe nivugira ijambo ry'Imana nivugira ijambo ry'Imana mu editinge nunaza ubuti nyagasani Imana ngiye gukorana ikiganiro n'umukozi w'Imana dufashe kirebwe dufashe Imana idushigi ugenda mu muhanda yerekana umukondo biroroshe kwerekana ibiri munsi y'umukondo isi ibyo washakaga ngahitaye utagira isoni zo guhisha umukondo yahisha handi ni publicity umuntu wese werekana umukondo abatanga publicity mwabonye ko mfite mu nda heza mwabonye ko mfite mu nda heza mwabonye ko mfite umukondo mwiza abatanga publicity ubimana impare sare yo gusengera mwatangiza amateraniro waza gusenga wambaye ubuntu bugufiya bakaguha igitenge ukagicenyera nkagura ibaro y'ibitenge waza gusenga wambaye ubusa bakaguha igitenge ukagicenyera mu nzu y'Imana ntabwo ari muri buwate ubimana impare sare yo gusengera mwatangiza amateraniro waza gusenga wambaye ubuntu bugufiya bakaguha igitenge ukagicenyera nkagura ibaro y'ibitenge waza gusenga wambaye ubusa bakaguha igitenge ukagicenyera mu nzu y'Imana ntabwo ari muri buwate mwandika message nziza ubu mwandika imbi nta munyabyaha uzajya mu ijuru udakirijwe ntazabona Imana nimubwiriza ubutumwa bwiza bwo kwihana buriya Imana yavuze ati burya mfite umugabo ni umugabo ako buriya urebye umukobwa yambaye akajipo k'akamirongo atari byiza genda ukarebe wowe ufitira mwumva ndaje mbahonde usome biriya mbahonde umva ubundi imbaraga zapfunguraga abasambanyi mu nsengero zagiye imbaraga zapfunguraga umva abanywi b'inzoga mu nsengero zagiye abantu bafite ibicuma bateretse ku misego abantu bafite ibintu Imana igiye gusohora umuntu wese uyivangira mu murimo wawe ndabihanuye Imana igiye gusohora umva ejo bundi Imana yakoresheje RGB na leta bafunga insengero zirimo akavuyo noneho Imana igiye kwizanira umukwabu wabo ibabaze ibyo mwasanye mu nsengero aho mwabikuye. Reka tubifurize ibihe byiza mwese mukurikira gahunda z'Urugendo TV by'umwihariko wakoze subscribe kuzicana zose Imana iguhe umugisha. Hari umuntu ubuzima butameze neza twifurize kuba ubuzima bwagenda neza cyane. Twagiriwe umugisha wo kwakira umukozi w'Imana Apotre Yongwe ubwo turi kumwe na The Vibe TV. Tumeze neza poso. Turashimira umwami Yesu. Umwami Yesu ari ku ngoma. Ni mu muhimbazi. Tumuhimbaza umwami nuko abarokore baririmba bubundi none umwami Yesu ari ku ngoma tumuhimbaza ari ku ngoma umwami Yesu ari ku ngoma abantu bari mu mwuka nta muntu ufite abadayimoni nta buhehesi nta myuka mibi nta gutukana nta shari nta bugambanyi nta matiku nta nzangano nta gupfa imyanya mu rusengero nta kujya gushaka ibintu by'ibivuta pirate uno umwuka wera buri muntu wese afite icyaka ryo gusenga repetition zikorwa neza abantu buzuye amavuta ucana ngo umwami Yesu ari ku ngoma tumuhimbaza ari guca none byagenze bite mwemere ko twaguye ni murangiza mu byuke kuko iyo umuntu yaguye abaho no kubyuka mwemere ko mwivanze n'isi mugarukira Imana birabagwa ni muyigarukire nayo izabagarukira abantu bari mu mwuka hari chorus abantu baririmbaga ngo akanuma karamanutse abantu bakuzura umwuka wera bakabafata bakahanura Imana ikavuga amakonseri ya nimugoro nibyo biye abantu babaga none abantu bari mu busutwa bari kuvuga ubusa bari gupfa imyanya mu rusengero Mana yo mwisho uravuze ngo abarokore baraguye kandi bacu umugani ngo ijya kurishihera ku rugo nubwo satara abarokore n'abapastori muri rusange wewe ubwawo waraguye ureguka jewe niyumvisha yuko Paulo avanga ubwamase kumera nk'ibisukwa ku gicani jero maze kumera nk'ibisukwa ku gicani kwisi nta kintu ndwanira oya kwisi ubu nta kintu ndwanira ndarwanira ikize ndarwanira inzu se abantu bari mu mazu barara barira ndarwanira imodoka se imodoka bazigendamo barwaye umutima ndarwanira kurya se ntawe ujya ibiro bitanu ndarwanira kumenyekana se kumenyekana nabyo ni intambara ndarwanira gukora izina se no
reka dukora irya Yesu kuko abagiye bakora izina bose ryabashyize mu kaga. Gukora izina rya Yesu ukavuga ko Yesu ari umwami ukabwiriza ubutumwa bwiza abantu bagakizwa bakabohoka nibyo bikomeye. Aho ngo kuremera haremereye Imana yonyine ibindi byose biroroshye. Nawe waruremere none Imana yagucishije bugufi. Ndashimira Imana ko yabonye ko ndi wo kwizerwa ikancisha bugufi. Kandi gucishwa bugufi kubanziriza icyubahiro. Ariko kwishyira hejuru kubanziriza kurimbuka. Nta muntu ukomeye kereka Imana. Muri iki kibuga umuntu wese yanyagirwa, Imana niyo murinzi. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa. Niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Izakurinda amajya n'amazi. Itaririnze umudugudu abarinzi mwabera amaso gusa. Mugabanye ibyubahiro mushakisha Imana. Ubu rero jewe nta rubanza mfitanye n'Imana. Nasanze isi idasakaye ndabango reka nshaka ijuru. Birabago mushakisha uburyo mwamenye ibyo umwami Imana ashaka. Abantu baza mu rusengero bashaka Imana, bagera mu rusengero bagashaka ibindi. Bashaka iki yo mu rusengero? Bashaka icyubahiro bakagipfa, bashaka kumenyekana bakagipfa, bashaka amafaranga bakayapfa. Ubu rero udasizamo abagore beza se. Udasizamo abagore beza. Biratangaje. Ega abantu bagomba kuza mu rusengero barazinutswe. Mu rusengero haza abantu bazinutswe. Wakagombye kuvuga uti jewe narasambanye naguye agacuho none ndakijijwe sinzongera gusambana. Ugavuga uti jewe nanyweye inzoga kandi mbamenera ibanga. Hari ibintu abarokore mugenda muvuga mutazi ngo inzoga zirabiha. Inzoga ntabwo zibiha. Ziraryoha. Inzoga ziraryoha wicaye mu gikundi cy'abagabo umini na za musteri umini na za mitsingi bakuvangira n'amave. Inzoga ziraryoha. No, ariko tugendane jure kubanze mvuge. Inzoga ziraryoha. Nimo kaje babaga inzoga zirabiha. Muje muvuga ngo gusambana birabiha. Ninde wababwiye ko gusambana bibiha? Biraryoha. Ntabwo bibiha. Ntibibiha kuri ba nyirabyo. Kuko ntabwo wafata umukobwa umujyane muri hoteli udepasa amafaranga miliyoni zingahe cyangwa umutegera indege muyiraremo mugiye gusambana muri gukora ibintu bibishye. Ibyo bintu ntabwo biba bibishye kuri ba nyirabyo. Ariko twebwe abakristo tugomba kuba turi abantu ngo twariyeho. Abakristo ni abantu bariyeho. Barangije bango twebwe turazinutswe nituzongera kwisiga umwanda. Kuko rero bango wakunze uwababariwe ibyaha byinshi akunda cyane Imana cyane. Kuba waranyweye inzoga zose zishoboka ugasambana mu buryo bushoboka ukaza mu rusengero wakogomye kuba ngo nariyunyuguje. Imana ikeneye abantu twariyunyuguje, twakuye umwanda mu menyo, twakuye umwanda mu mutima, twakuye umwanda mu mitwe, twarahindutse twabaye ibyaremwe bishya. Imana yabwiye hamwe ngo imuka. Abakristo ni abantu bimutse bava mu nzoga. Abakristo ni abantu bimutse bava mu busambanyi kandi bwari bubaryoheye. Abakristo ni abantu bimutse bava mu by'isi kandi babibayemo igihe. Barangije barasezera. Agakiza ni ugusezera ukabwira isi ngurabeho, ukabwira umubiri ngurabeho, ukabwira iby'isi ngurabeho, ukabwira uburaya ngurabeho. Ikibazo gihari ni iki? Dufite abantu babyimukanye. Bari indaya barabyimukana mu rusengero. Bari abagome bimukana ubugome mu rusengero. Bari abanyamoko umva ntibasiga amoko mu banyamoko babizana mu rusengero. Ntabwo bari bazinutswe. Kuba bari indaya bakabizana mu rusengero hari ibyo ntibiza mu rusengero. Bisigara inyuma y'urusengero. Bisige numara kubisiga ubwira isi ngurabeho bikarabe bizinukwe. Baza mu rusengero kugira ngo bizinukwe. Aba basore bambara ubusa bambaraga amapoketi. Abakristo mugomba kuba mwarabizinutswe mukaza mwambara neza. Aba barasta mwihinduye abarasta barastamani waje mugakiza bizinukwe iyogoshe ugira itandukaniro n'abarasta bagenzi bawe.
aba bantu mu rusengero ntabwo bakura ibyinyo, ntabwo bakura ibyinyo mu rusengero, ntabwo barya abana mu rusengero, ntabwo basambana mu rusengero, ntabwo baheheta mu rusengero, ntabwo umva mu rusengero, ntabwo bakora ubusa mu rusengero. Ni abantu bazinutswe, bagize isesemi, bati jyewe narasambanye sinzongera gusambana, jye naranyweye sinzongera kunywa, jye nababaje Imana sinzongera kwibabaza, jye nakoze amahano sinzongera gukora amahano, nakira umwami Yesu n'umukiza, mbaye icyaremwe gishya. Itorero rifite ikibazo cy'abantu bazanye ingeso z'iwabo, bazana kamere z'iwabo, bazana inzangano z'iwabo, bazana ubusambanyi bw'iwabo, bazana kamere z'iwabo bazizana mu rusengero. Imana yabwiye Aburahamu ngo imuka ku manywa y'ihangu izuba riva, uve mu nzu ya so, ubwira abo mu mudugudu uti ndagiye, ubwira abasinzi n'abasambanyi mwasambanaga, ubwira indayu zisezera uti bayi 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 bayi, nakijijwe. Batizwa ku manywa y'ihangu. Itorero rifite ikibazo cy'abantu bakijijwe mu ibanga, ntibavuga ko bakijijwe, cy'abantu babatijwe mu ibanga ntibatangaza imibatizo, cy'abantu bashingiwe mu ibanga ntibabitangaza. Umunsi nakizwaga nabwiye umukobwa twuzuraga witwa Venasiya, ndamubwira ngo nakijijwe Venasiya, nawe araza kunyumva, ndamubwira ngo Venasiya nakijijwe. Yajaga sokoza penke ukagira ngo yateretseho ipasi hejuru, ndamubwira ngo nakijijwe, nakijijwe. Dufite abasore batatanze ubuhamya ko bakijijwe, dufite abagabo batatanze ubuhamya ko bakijijwe, dufite abaririmbi batatanze ubuhamya ko bakijijwe. Umusore nkawe w'umukristo ugira fiance w'umupagani utarabatizwa mu mazi gute? Wa munyabyaha, wa mupagani we. Umugabo w'umukristo wumvise agira undi mugore ku ruhande gute? Wa mupagani we. Ibyo ntibibaho, ibyo ntibibaho. Nta mukobwa w'umukristo ugira fiance w'umupagani. Umucyo n'umwijima bihuriraho. Wazumegura umukristo ngo ufite fiance w'umuyisilamu cyane, ufite fiance w'umuyisilamu. Muhammad na Yesu bahurira? No, uri umukristo nurangiza umbwire ngo ufite fiance w'umuyisilamu. Pastor agushyigikire. Hari abapasitoro b'ibigojwi bagiye bashyigikira abakristo, umva gusezerana nabo batizera kimwe. Imyizerere twese tubarurirwa muri RGB, ariko imyizerere si imyizerere si imwe. Umunsi Samusoni amena ibanga ry'Imana yamubwiye, baramwogoshe bamumena amaso ahinduka umuswi w'ingano. Iba abantu bagomba kubimenya. Imana yabwiye Abisego nimuzarya intonorano, nimuzarongorane n'abapagani n'abanyamahanga batarakizwa, bataravuka ubwa kabiri. Ayo ni amahame y'abakristo. Mu rugendo rw'Abisirayeli benshi barapfuye kubera kurya intonorano, kurongora abanyamahanga, kubana nabo, kubitsiritaho. Nta nubwo bidusaba ko batwitsiritaho, batumaremo imbaraga. Efurayimu yivanze n'amoko amumaramo imbaraga. Yugendana n'umupagani gusiga umupagani. Ibyo ugomba kubimenya. Nubwo wagira ngo se muri iyi minsi umuntu twahuza nini? Ndahuza n'abo tugomba guhuza. Ndasaba ko se duhuza, ntabwo nsaba gunyemera nushaka unyanga. Nanjye nariyanze ndi kuvuga ubutumwa bwo kwiyanga, ubutumwa nyabutumwa bunakugezayo, uranabuzira. Bukurura abanzi, bufungisha abantu, buragukubitisha, butuma rubanda ruhaguruka. Ariko ubwo butumwa iyo ubuvuga Imana iragushyigikira. Nshuti yanjye, no urambwira itorero urambwira gute? Umukristo arongora umupagani, ashingirwa n'umupagani bakunda. Twese turi Abanyarwanda ariko ntabwo twizera bimwe. Ntabwo twizera bimwe. Umukobwa wawe ufite umukobwa mukuru cyangwa umusore wawe, urumva agiye gushaka ageze igihe cyo kurongora, ariko akabona umukobwa cyangwa akabona umusore wo murangirikani.
abo twizera bimwe abo twizera urupfu rwa Kristo no kuzuka umuntu wese utemera urupfu rwa Kristo no kuzuka we Bibiliya imwita umupagani n'umunyamahanga utemera urupfu rwa Kristo no kuzuka kwe Bibiliya imwita umunyamahanga arindiriye kubyirizwa ubutumwa bwiza agakizwa mwabyiciye hehe urabona umwana w'umukobwa ukamubwira ngo uzaze mu rusengero no ntabwo murambagiza abantu mubohereza mu rusengero ngo muzabahindura abagore bayo umupagani uramuhamagara ukamubwira ngo hari umwami Yesu umubwiriza ubutumwa bwiza umubwiriza ubutumwa bwiza no reka mbabwire nose umwana wawe akuzaniye umukazana cyangwa umukwe w'umusiramu ntabwo wamushyingiye inde ishyano ryaba riguye ishano ryaba riguye inde iryo vangura mu madini ntaho ritaba kuko ni Yesu waritangije yavuze ko mu Kristo wumvise abakristo badashingirwa n'abanyamahanga n'abapagani ni ibyanditswe byera umuntu mutizera kimwe umugabo azapfukama ati mwami Yesu undi ati warahiwa kibaru mu cyumba ntabwo bizahura banza urebe na Isilamu ntiyakwemera kugusezeranya baravuga ni abakafiri warongoye umukristo ugeze ko turatari abakafiri turi abakristo na Isilamu raguye tugomba kurongora umuyisilamu nkuko Kristo mu bakristo rero bakubwira ngo ugomba kurongora umukristo iyo umukristo agiye gushingirwa n'uwo batizera kimwe aba yaguye itorero riramuhagarika riraguhana umunsi mukuraho guhana niyo mpamvu amatorero afatira imyanzuro abagwira ntabwo mukiyasengeramo yabateye isesemi amatorero abagendaho ababwira ati Bibiliya yanditse ngo yabateye isesemi ntabwo mukiyashaka amatorero ababwira ngo nta gusambana nta kunywa inzoga nta businzi nta busambanyi nta mukristo urara mu muhora usomana n'umukobwa atarakwa nta mukristo uhamagaza nta musore usurwa n'umukobwa muri geto nta mukobwa usura umusore muri geto ayo matorero ntabwo muyashaka yarabahagamye ubutumwa bwabo bwarahagamye mwagiye ahantu rwose babyorosha muri kwishakiraho babyorosha genda n'akazi kawe nushaka urongo usambane na batanu nushaka ukora ibizira n'akazi kawe undi uzuramye uhimbaza ni mugende reka muririmbe mureke tugende ikivunge nitugera kuri Yorodani hazamuka intwari gusa icyo ni ikivunge muve mu kivunge cy'ibyaha muve mu kivunge cy'abakora ibyaha muve muri Babuloni Yesu agiye kugaruka ahantu batababwiriza ubutumwa bwo kwihana ngo mureke ibyaha mujya kuwasengera mushaka insengero zuzuyemo abanyabyaha tsiriririri ubwanda bw'abantu bajya kubwiriza bakabaruka bakarogwa n'abadiyakoni ubwana bw'abantu bajya kubwiriza bagakora amahano hari igihugu nabayimo batumiye umubishop wumvise bashiduka mu cyumweru kimwe cy'igiterane wumvise asambanye n'abagore hafi 20 na bangahe nanjye nabonye abasi imbere yanjye kwihana abagore barira barwanira imbere yanjye wumvise umwe amubwira ati wagicucuwe ko yakujyanye muri shambure wowe ko undi ati we ko ahagaze ku muryango byakunaniye kuvuza induru hari imbaraga za satani ziri gukora ngabanya uwo munwa wawe hari imbaraga za satani ziri gukora abashumba mugomba kuba maso mukarinda itorero nk'abazaribazwa abavuga butumwa mukaba maso mukarinda itorero nk'abazaribazwa itorero mukarinda mukabwiriza ubutumwa bwiza umukristo akaba maso akavuga atahari Yesu yagaruka ntakiguyemo icyaha Yesu yagaruka ngifite ubugingo buzima kuko abantu mwaricana ninde ukivuga ibyaha bwira abantu ko bagiye kugura amamodoka bwira abantu ko bagiye kubona amaviza bwira no hari abantu barwaye indwara zanze gukira bari muri Canada inde ibyo ndacyabivuga se ubwo butumwa bwo gusaba inzira se oya nta nzira saba ubwo butumwa bwo gusaba amafaranga se wenda nzajya injanga cyangwa imegeri cyangwa nsubire guhinga ibijumba wumvise ntabwo nyivuga ubutumwa bwo gufeta abantu ndabafeta mu biki
umva ndabafeta mu biki ndavuga ubutumwa bwo gufeta abantu babwire ko bazajya mu ijuru ry'abanyabyaha se rirahari nta juru ry'indaya ribaho nta juru ry'abanyamoko ribaho nta juru ry'abagome ribaho nta juru ry'amabandi ribaho nta juru ry'abarozi ribaho nta juru ry'abantu banze gukizwa ribaho ndavuga ubutumwa bwo gutereta abantu ndatereta ibirayi se no nishaka nk'ibijumba cyangwa mpekenye wumvise no ndavuga ubutumwa bwo gusaba amafaranga se pasiteri wose babize cyo kintu babagamije inde nta mupasitoro nsaba inzira nta n'umupasitoro nsabaho kuvugira nta n'umupasitoro ngira mu rusengero rwe kubwiriza ndabwiriza kuri The Vibe no kuri Yongo TV Imana ahubwo mbwira Imana inkomereze Yongo TV na The Vibe ubundi Imana inkomeze mbwiriza ubutumwa bwiza ibindi by'imikino mureke nose pasiteri umupasitoro mu rusengero yafata umwanya agaturisha gatatu inde umupasitoro agaturisha gatatu izukama wazigaburiye iki izukama wazigaburiye no izukama wazigaburiye iki umukristo wamubwirije ubutumwa bwiza agakizwa atanga ntawe umukuye atanga ntawe umukuye ibyo nabyo turabizi twabibayemo ugakama yo mu mutwe nayo mwihembe wumvise reka mbabwize ukuri hari abantu bubatse amatorero neza ku buryo azahura ari iteka n'iteka nubwo bapfa barashyizeho umusingi hari abantu bagejeje itorero ku rugero rwiza rwa Kristo rwo kurihindura abana b'Imana ibyo by'amafaranga Imana ntiyadutumye amafaranga Imana ntiyadutumye icyubahiro n'ibyo bisengero byenda gusaza abantu bizatuma bamwe bajya muri Illuminati bituma abandi bagikuzimu bituma abandi bakurana n'abadayimoni ntabwo ari by'Imana yabatumye niyo mpamvu babifunze ntabwo ari by'Imana yabatumye ngo ngiki insengero se hari ibyo bafunze by'umwanda hari n'abandi bari kuzana umwanda bazabifunga hari ibyafunzwe by'umwanda hari ibyafunzwe by'umwanda byari byarabaye agatuku uvuga ubutumwa navuga ubutumwa ega ubutumwa ntabwo butereta ntabwo bwinginga ntabwo bugira amarangamutima ntabwo bufeta abantu iyo uri mubi bukubwira ko uri mubi iyo wanduye bukubwira ko wanduye iyo uhumanye bukubwira ko uhumanye iyo upfuye bukubwira ko upfuye n'iyo uri muzima bukubwira ko uri buzima Yesu yaravuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa izabiye abandi uyu mutima ntabwo bazayiyoba ubutumwa ntabwo buyobya ntabwo bufata ikibi ngo bucite icyiza ubutumwa ntabwo bufata icyiza bucite ikibi ukiranuka niwe mukiranutsi ukora ibyaha n'uwa satani Imana ntabwo yatubwiye ngo nimugende mubwiriza abantu babona amavisa babona amamodoka babona amazu bajya i Burayi uzi indaya ziri i Burayi urasambana mu Rwanda warananiranye Imana iguhe visa ujya i Burayi uzahita wicwa na sida uzahita uba umutinganyi abakobwa basigaye buriye indege bakajya Dubai bakazana mu modoka niba usambana hano uri umukobwa Imana niguha visa ukagera i Burayi wumvise uzatangira gusambana n'abakobwa bagenzi bawe nujya kuko hariya nibyo bigezweho niba ukiranuka hano uri umukiranutsi Imana iguhindura umukiranutsi muri Canada muri Amerika i Burayi hano uri inyangamugayo Imana iguha amafaranga uyahindukemo inyangamugayo Imana iduhe gukiranuka imyanda yose twisize ibibazo byose biveho Imana idutunganyirize kuyikorera Imana idukure mu binuka idushire mu bihumura neza Imana idukure mu matiku idushire mu mbaraga zayo umuntu wuzuye imbaraga z'Imana ubutumwa ntibukina urananirana hano Imana ikujyana hano ni ibyo wabibonye mbwira iyo akarere kakunaniye baguhemba kandi umurenge setifu umurenge iyo wamunaniye bamuhemba undi ntabwo wayobora urwego hano rwa leta ngo wawe n'ibyo uyobora biri kwangirika baguhembe kujya kuyobora hano bagukuraho byihuse mwebwe abantu barakora ibyaha mu rusengero mukabakomera mu mashyi abandi barazana amahano mukabakomera mu mashyi abandi barakora ibidakorwa imbere y'Imana mukabakomera mu mashyi ngo bazajya mu ijuru ni iryaso iso ntabwo ari iso ni pastor ariko ijuru sinzi ni iry'abakiranutsi udakirijwe ntabwo azabona Imana abantu nibapfe mu kavuyo bakizwe babohoke kandi ngo kuko amatwi yabo azaba barya Paulo yandikira Timoteyo ngo abantu bazaba bafite ishusho yo kwera
bahakana imbaraga zabo ngo amatwi yabo azaba barya nshuti yanjye ti ngo azaba barya hari abantu amatwi badashaka kumva ubutumwa bwiza barashaka kumva ibintu by'imigisha barashaka kumva pokewa ndege pokewa vewiti pokewa figo pokewa nyumba pokewa etaje pokewa visa pokewa umugabo pokewa visa pokewa umugabo pokewa visa ya Amerika pokewa gwasa pokewa gakiza urokoke ureke gusambana ureke ibyaha ibyo ni by'Imana ishaka ko waki ibindi ubusa abantu bose bafite amazu bayakuye mu gusenga Imana abapfumu we bafite basenze Imana abafite inganda batizera Imana yabo basenze ukuri twebwe rero twatumwe kuri abo bafite ibintu batazi Imana kugira ngo tubabwire Imana twebwe rero twatumwe kuri abo batamva kuri abo barushe bakire Kristo baruhure nibamara gukizwa azabahe n'imigisha yabo ntabwo twebwe oya Imana mbere yuko iha umuntu umugisha ibanza kumuha agakiza ibanza kumuha agakiza banigisha ubeza umugisha agakiza kakira nyuma inde habanza agakiza ibindi byose biriza kubaha Imana yo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi kuko isi ntacyo twayisanganye nta nicyo tuzayikura mushakisha uburyo mwamenya ibyo umwami Imana ashima numara nkunda banshakana umwete bazambura iyo umaze kwihana ibyaha ukabivamo ukabatizwa ukavuka ubwa kabiri uba wabaye umunyamugisha si utunze amazu menshi nakubwiye ko hari abarara mu maetaje bagira nakubwiye ko hari abazenguruka ibipangu hari ababyuka nijoro bakajya mu irindi bakarara mu irindi bazengurukamo hari abafite amabwiriza yuko barya n'ibyo baryama hari abakire baryama nijoro mu gitondo bagasanga baracuramye abadayimoni babacuritse hari abaryama nijoro bagasanga baraye ku gitanda bagasanga baryamye munsi y'igitanda cyangwa ku isaso y'igitanda hari abarara bagenda hari abafite imyuka mibi ibavugiramo hari abarara barwana n'ibibanika hari abarwaye ibirwara byanze gukira hari abafite ingorane hari ababuze amahoro kandi bafite amafaranga ariko twebwe tubwira abantu Yesu utanga amahoro ugukiza ibikuniga ugukiza ibikuremerera ugukiza abagome ugukiza abagambanyi ugukura mu byaha ukaguhindura umwana w'Imana ukubabarira ibyaha wakoze ndetse no kwihereza ubuzima bwawe burangiye haleluya uguha umwuka we akazura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu agahindura umutima wawe mu izina rya Yesu akaguhindura umwana w'Imana mu izina rya Yesu akagukura muri kamere akaguha umutima mushya akagusukaho amazi Ezekiel 36 ndafashijwe we ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye uwo mutima ukomeye nk'ibuye urasambana uwo mutima ukomeye nk'ibuye ntunyurwa uwo mutima ukomeye nk'ibuye ufite ubugome uwo mutima ukomeye nk'ibuye umva utuma umuntu yihindura nibyo bimaze iminsi bivuga abantu bitwika bakihindura abazungu ari abirabura nibyo bimaze iminsi bivuga abasore mwambara ubusa mugaragaza amakabutura nibyo bimaze iminsi bivugwa ubu udafite derede ngo apfumuze amatwi si umusirimu ibyo wakora byose ni umuruho va ku giti ufate Yesu va ku muvumo ufate umugisha va mu byaha ufata agakiza Yesu agiye kugaruka azaza ntabwo azatira mu kiganiro ejo umuntu bita Scovia yakoze ikiganiro aje avuga ngo bijyanye nyene no gufungurwa kwa kutubari na zino nsengero zafunzwe banje aravuga ngo utubari mu minsi mikuru kwako yegereje utubari twafunguwe kubera iki insengero nyinshi zitafunguwe aho kugira ngo bafungure twatubari nyine iby'Imana bigira uburyo biba n'iby'isi bigira ibyuwe ega ibintu by'Imana ntabwo isi bikomera amashyi ntabwo isi bikomera amashyi ahubwo isi ibishaka uburyo byasenyuka ariko iby'isi nyine bishyigikirwa mu buryo bw'ibifatika ariko iby'Imana bica mu ntambara nyinshi zitandukanye kuba utubari twafunguwe abantu ni bamwe
sibyo abantu nibanywa ariko boye kurenza urugero ko birabango vino n'umukubanyi inzoga zirakubaganisha ushukwa nazo ntabigira ubwenge reka twebwe tubwiriza abanyatubari buriya n'itegeko wumvise tubwiriza abanyatubari tukabago nimuve mu nzoga tuve mu nzoga nimuve mu nzoga mureke ibyaha inzoga ziteza indwara inzoga ziteza ibibazo bitandukanye ariko inzoga nanone ni bizinesi zitunze abantu twebwe rero n'umurimo wacu ni ukubwiriza ubwo rero ngo bafunze utubari cyangwa badufunguye nta hiti kuri jewe kuko sinjya mu tubari ahubwo jewe nanashinga mikoro byemeye imbere y'utubari nkajya mbwiriza ngo nimwihane ibyaha muve mu inzoga n'umukubanyi zino zirakubaganisha insengero nazo rero turi mu minsi ya noheli tugiye kubahiriza isabukuru nibashyiremo imiyaga abantu nabo za nsengero zasuwe zamaze kuzuza ibisabwa abakristo basenge kuri noheli basoza umwaka bari mu rusengero nicyo navuga hari insengero nyinshi zagiye zisurwa aho bagategereza igisubizo bakababwira aho kubabwira bagategereza igisubizo nyine bari mu basubize nibyo nakubwiye niba barasuye utubari bakatwongerera amasaha n'isengero nibasongere kuko abanyarwanda kuri bonane n'abadasenga barasenga kuri noheli n'abadasenga barasenga ibyo rero urwego rubishinzwe nyine ruvugira amadini nirutuvugire nirushiremo imiyaga nirukorane n'inzego noheli na bonane abantu basenga nicyo yagaragaza naho utubari rero tuzaguma tubaho ariko natwe tuzaguma tubatiza abari mu tubari tubabwira ngo nibakire umwami Yesu bakizwe nose umuvuduko bakoresheje bafunga turiya tubari ziransengero nako ziransengero kuki atariwo bagenda bakoresha kugira ngo bongere bafungure za nsengero bagende bazisura niba hari ibyo bataranoza neza babashwa babinoza ntabwo namenye uwo umuvuduko se ko nawuzi umuvuduko ko nawuzi ababikoze ni abanyembaraga babifitiye ububasha bafite n'ubushobozi uyu munsi bashaka bazifungura banazifunguye nabariza here birabango ibyago bije umukiranutsi abeshwaho no kwizera icya kabiri ni imfukama ngasenga Imana izumva gusenga kwanjye iri mu ijuru isubiza ibyifuzo byanjye icyo nsaba niki ningi nuko kuri noheli na bonane insengero zasuwe zifite ibyo zakosoye bazifungura bagasenga naho rero ku isi nuko yubatse bimwe biremera ibindi bikanga ariko umukiranutsi ahari hose aguma gukiranuka ntabwo nza gukora ibyaha kuko insengero zafunze ndaguma senge nta nubwo urusengero Bibiliya ivuga ntabwo ari ruriya iriya ni inzu abantu bahuriramo bagasenga urusengero nyamukuru ruri muri ningira agakiza ntagiye gusenga ntagire ndi mu rusengero ninubaha Imana aho nkorera ninyubaha hondi pana kuza gufeta kuko hariho n'izitazafungurwa kuko wazifunze afite impamvu yatumye azifunga ntabwo zose zizafungurwa Apotre mu minsi yashize kwari kuba tubona ikiganiro n'umuvugizi wa RIB atangaza ko yataye muri yombi umukobwa bita Jackie wagagaga kuri Jackie nabo dushaka kubaza kuri Jackie hari ibiganiro byinshi abantu baza bakora hano kuri social media bagakoreramo ibyaha mu buryo watazi bikarangira byaha bibakurikiranye bikarangira bitumye bafunga aho kuri uyu munsi hari abantu bagera muri 7 harimo abanyamakuru bagera muri 5 cyangwa 6 bafunzwe muri RIB bakurikiranyweho bimwe mu biganiro bagiye bakora abo ni bande nabandi harimo Pionika wa wundi usobanura iby'imanza harimo Kamarade yego harimo Benovia yego harimo Steve harimo Stream Jesus harimo Sandrina agasaruti yego kandi afite agahinja yego nyine ni bya bindi ni muhindu urugamba rurakomeye Imana ntube kure yanjye ni muhindure mukora ibiganiro byo kubaka sosiyete muve muri saga mujye muvuga aho igihugu kigeze mu iterambere hanyuma muzane mikoro muzinshingire mbwiriza ubutumwa bwiza abantu biha bazabireba se none muzasenga birebe mwese ko kibishego mwirirwa mukora n'ibindi biganiro byose ko babireba niba mura bya bindi byo kwatsa umuriro no byo kwatsa umuriro bazareba ijambo ry'Imana ngaho nyumvira rero ngaho Mana ya Burahamu Imana ifashe Sandirine rwose nakanda Sandirine waransuye Imana igufashe Imana ifashe nabo bose barimo Imana ibagirire neza byatangiye ari ukugira gute
ari kugira ute ari kugira gute ari ukubihanangiriza hari babyita gute warning ari warning none birangiye bagiyemo aha ako buri bashobora kuba baragiye kuganirizwa atari kugira abafunge kuganirizwa nese ubu baraye mu rugo oya iyo uri mu nzego z'ubutabera uba wafashwe 50 kuri 50 waba gukeka ushobora gutaha cyangwa se ntugire gute Imana ibafashe nyine ibanga iyo wageze mu nzego z'ubutabera cyangwa z'ubugenzacyaha nukwemera ukavuga iki cyarabaye ariko nshobora gukosora ibinini wagenda uti ibi byarabaye nshobora gukosora ibinini kuko bagufata nabo bafite ibyo bashingiye urumva rero nta mikino ihari nimuze tuvuga Imana nimuzane cyane tubwiriza ubutumwa bwiza ibyo biganiro mubivemo nimuzane cyane muzitere mu rusengero tubwiriza ubutumwa bwiza muze hano ya magambo mwambazaga mukanyagiserera nanjye nkitaba ibyo byose bihagarare tuvuga imbaraga za Yesu ega byari binakabije cyane umuntu araza ari umukristo agatangira gushyira kuri cano izintu by'ubusutwa ugasanga cano ni isezerano ariko wareba ibera cano yitwa Amahoro TV wareba ibiberaho ukabona n'Induru TV cano yitwa wumvise cano yitwa Umunezero wareba ibiberaho cano yitwa Igisubizo wareba ibiberaho reka mbabwiza ukuri muraza guhindura amakonti muraza hano mujye mutera kuri The Vibe nivugira ijambo ry'Imana mu editing nunaza ubuti Nyagasani Imana ngiye gukorana ikiganiro n'umukozi w'Imana dufashe dufashe Imana idushyigikire nyine zasaga kabaye bazireke igihugu gitekane amahoro atekane muvuga ibyiza bya leta muvuga uyu mujyi wa Kigali niba ngombwa mujye kureba n'ingagi mu birunga mwerekane ingagi zacu zo mu Rwanda ba mukerarugendo bazi ibindiro by'ibiganiro karabaye amatiku umuvugizi wa RIB rero urugambira rurangije hirya yabo barindwi uvuze se nta nubwo nari nzi ko bafunze hirya yabo barindwi uvuze niba ari byo koko bafunze nibyo koko barafunze niba ariko bivugwa cyangwa niba ari byo bafunze ubwo se amatiku muraza kongera muraceceka nanjye naracecetse muragabanya umuvuduko muvuge Yesu murasubira mu butayu gusenga nabwiye ngo ababyawe n'abapasitoro mwaraguye nawe urimo ababyawe n'abadiyakoni cyane uzarabagushije abaririmbyi mwataye amakorari abasengaga ntimugisenga kamera zarabagushije ntimutanga icyacumi ntimutanga amaturo mwarasaze shanu zari zigeze ku rwego n'umuntu yakora inkuru ya se na nyina agahagarara gati ati nimwumve amaudio ya papa na mama none se umuvugizi urashaka inde iriri waguye hehe sha ntabwo mbizi ubwo weruka kwiyiriza ubusa ryari Imana iri kuvugana nawe iki muri iyi minsi Imana ikumbwira gute ese ubundi abarokore batereka ubwanwa nk'ubwo bwawe ibi nibyo Gitwaza yavugaga ubwo bwanwa wateretse uri umusore w'umupenekote bumeze nk'ubw'ihene wumvise bumeze nk'ubw'isekurume ubwo bwanwa baburimo abadayimoni n'ukubwogosha nta musore w'umukristo utereka ubwanwa ngo buze bumere gutyo ibyo ni iby'abayisilamu ibyo mu gikristo nibibaho buriya buntu mwogosha ku bwanwa mukaza mukakatamo mugashyiramo uturongo mukakatamo hano mugashyiramo uturongo ukogosha ugasigaza utwana ubwo bwose ni amasinye yo kwa Satani nta murokore wogosha mu mutwe ngo akate mwaka ukabona yakasemo akantu kamuviringa gutya undi yakogosha ukabona yakubisemo akantu none nawe urogosha ubwanwa hano ukabumanura ugasigamo mw'imirongo hano ibyo ni ibigusha abantu mu rusengero ni ibimenyetso by'uko waguye pastor atangire hafi insengero zirimo abasore bogosha ubwanwa gutyo mujye babwira bogosha ubwanwa ni imyanda n'umwanda twe ntabwo twemera abasore mutereka ubwanwa mu bugeze hariya mu bwogoshe ibyo ni ibigusha abagore ibyo ni ibigusha abagore barebye ubwanwa baragwa abagore barebye ubwanwa nako
ubwo se wakubaza wateretse ubwanwa gutyo kugira ngo bigende wateretse ubwanwa gutyo kugira ngo bigende gute binde wateretse ubwanwa gutyo umuntu ntakibona kananwa haboneka ubwanwa gusa urabusongoye bwabaye gutya reba umuntu w'umusore umwana wo kwa pastor wateretse ubwanwa bukabumeze gutya ugenda ubwanwa buraramye ibyo biri mu mwuka ibyo nibiri mu mwuka ibyo ni ibimenyetso mwibuka aho mwavuye mukagwa sibyo mama wawe yagusamye Imana yabivuze akubyaye bakwita kwizera none musubire mu butayu musenge abasore nkawe bari kuramya muri worship team bari kuririmba ubakubaza icyo ukorera Imana niki uri muri worship team uri muri korali ukora urusengero ugira ibyo nawe ntuzi ibyo uri none se ko hari benshi bari muri kura telefone yawe ko hari benshi bari muri izo korali waguye tuvuga utanamura hari benshi bari muri izo korali yo myuka yanyu mugenda munsi hari benshi bari muri izo korali inde abo nabo babasambanyi bakuru umva ndaje mbahonde usome biriya mbahonde umva ubundi imbaraga zafunguraga abasambanyi mu nsengero zagiye imbaraga zafunguraga umva abamwe bizoga mu nsengero zagiye abantu bafite ibicuma bateretse ku misego abantu bafite ibintu Imana igiye gusohora umuntu wese uyivangira mu murimo wawe ndabihanuye Imana igiye gusohora mva ejo bundi Imana yakoresheje RGB na leta bafunga insengero zirimo akavuyo noneho Imana igiye kwizanira umukwabu wabo ibabaze ibyo mwasanye mu nsengero aho mwabikuye nuryama nijoro urote marayika ariko kogosha ibyo byanwa wateretse uce mu gitondo ujye kwihana nuryama mu gitondo wumve marayika ari kubwira ngo subiza umukobwa w'abandi watwaye abantu barateretera mu rusengero kuri za WhatsApp ba pastor arabwiriza abantu bari kuri WhatsApp bagira gutya bari kuri YouTube berekana utuvideo ati no iyo myanda nusohoka imbaraga z'Imana ziguterure zigufate no izo mini aba pastor nibadode nibagure ijipo ndende abantu nibaza gusenga bambaye ubusa baje baha ijipo ndende bambare cyangwa ibitenge bakenyera no ako umuntu agomba kwambara ko ashaka ubimana impare sare yo gusengera nkatangiza amaterani waza gusenga wambaye ubuntu bugufiya bakaguha igitenge ukagicenyera nkagura ibaro y'ibitenge waza gusenga wambaye ubusa bakaguha igitenge ukagicenyera mu nzu y'Imana ntabwo ari muri buwate mu nzu y'Imana ntabwo ari mu kabari mu nzu y'Imana ntabwo ari ku musenyi katika jina la Yesu uburaya mu muhanda amasengesho mu rusengero ahubwo ndekera iyo ndengeje umwanya Imana impaye navuga n'ibitari ngombwa kandi kuri YouTube ni ukuvuga ibyo wateguye no nibasohora ibyo byaha umweyo w'Uwiteka ni winjire mu rusengero ukubura uhereye ku ruhimbi umanuka ukubure mu baririmbi umanuka ukubure mu badiyakoni ukubure mu bavuga butumwa ukubure mu bakristo imyanda yose sohoke ose apotre Gitwaza yabera kwiwe n'umwuka we inde nibwo bwa mbere amuvugiramo se asanzwe amuvugiramo uriya niwe mushumba ubu tumeze gutya kitwa Apostle Gitwaza tumeze gutya niyo nicenda bango Mana ashyigikira Apotre Gitwaza abantu basanye ibiganiro by'amasutwa ngo agiye gupfa iyo umuntu agiye gukorera Imana bagiye gupfa ahubwo abagiye kurama gahabwa umugisha uriya agiye guhabwa umugisha nazandege Imana yamubwiye azazigura kuko ari kuvuga ubutumwa butarimo amarangamutima ariko wibuka ko hari abamama n'abakobwa yababaje kuri twavuze ubusaba abantu ubu nta butumwa mfite busaba abantu twatuvuze ubutumwa mutwemera ubusinkeneye yunyemera twatuvuze ubutumwa mudukomera mu amashi yanyu muyatware twavuze ubutumwa umva ubutumwa yebabaye mwandika message nziza ubu mwandika imbi nta munyabyaha uzajya mu ijuru udakirijwe ntazabona Imana nimubwiriza ubutumwa bwiza bwo kwihana buriya nibwo buri Imana yavuze ati burya mfite umugabo ako buri urebye umukobwa yambaye akajipo k'amirongo atari byiza genda ukarebe wowe ufite irari ryawe genda ukarebe iyo mbonye uwambaye ubusa ndavuga ngo iyi mpumyi iyaba Uwiteka yaramuhumuye akareba ubwiza bwa Yesu Kristo iyo umuntu yambaye ubusa no mu mutima haba hambaye ubusa iyo umuntu yambaye ubusa no mu mutima haba hambaye ubusa
iyo umuntu yambaye ipataro wagira ngo yaneyemo yafungiye munsi y'ikibuno buriya no mu mutima nta kiba kirimo yo akuzuye umutima agasesekara ku muntu umwana w'umukobwa w'umurokora aratambuka avuga ngo dore umva nje ndi umukristo ku kintu cyose ndamaramaje ni kumurindi 1:8 yavuze ngo nje ndi umukristo ku kintu cyose ndamaramaje mu rugendo ntabwo nzibagirwa ugomba kuba umukristo ku kintu cyose imyenda yawe umva ikanzu yawe ikaba ari ifite ubukristo inzara zikazifite ubukristo ibyo uriye bikaba bifite ubukristo ya mikondo bakayibona gute ya mikondo bakayibona gute abakobwa inde uwerekanye umukondo ugenda mu muhanda yerekana umukondo biroroshye kwerekana ibiri munsi y'umukondo si ibyo washakaga ngahitaye itaye utagira isoni zo guhisha umukondo yahisha ahandi ni publicity umuntu wese werekana umukondo abatanga publicity mwabonye ko mfite mu nda heza mwabonye ko mfite mu nda heza mwabonye ko mfite umukondo mwiza abatanga publicity kandi umuntu atanze publicity abona abakiriye abona abakiriye kujya Sandara wiwanje umvise tuye mu nzira yambaye yerekana umukondo ntabwo yarugarukamo yajya gukodesha inde Sandara umukobwa wanjye nabyaye tugahura ari kwerekana umukondo mu nzira ubwo yarara niba yumva nakambara kamubera ubwo nyine afite irangamuntu ye yarakuze yajya mu buzima bwe akansiga mu bwande asaba bugana umwana wa pastor agenda yerekana umukondo mu nzira umwana wa pastor agenda yambaye ikabutura wumvise umuhungu wanjye nabimubonanye rimwe uwo munsi ntabwo azawibagirwa ibyo namukoreye inde umuhungu wanjye nabimubonanye rimwe ibihano namuhanishije ntabwo ashobora kongera kwambara ikabutura nk'uwayigize nabuze amafaranga yo kumugurira umukandarasi cyangwa we yayabuze cyo ntabwo bibaho ibyaha mu byorora aho ngaho hone umwana we yambaye ubusuga koma mu mashyi hone umwana we yambaye ubusuga koma mu mashyi hone umuhungu wawe yambaye ikabutura koma mu mashyi umwana yabaye umustar inde umustar se mwereka abastari batambara ubusa mwereka abastari bakoze indirimbo zakunzwe batambara imisho mwereka abantu ukira amafilimi batambara ubusa katika jina la Yesu muntu w'umumama yambaraga kabutura kagerera hano kagerera hano kangana n'isogisi kari sexy niko babivuga akagenda mu muhanda n'abana biwe ngo ni umunyamugi uri umunyamugi nyine niyo ngo umugi urawundusha kumenya umugi ni ukuheza kumenya umugi n'ibyo wambara kumenya umugi ni ukumenya uburyo ukata ugakuramo ibirayi ukarya urandusha umugi undusha hoteli wagiye mu bihugu bingahe undusha kugenda mu ndege ahubwo ufite umudayimoni ukwambika ubusa mama wawe wigeze ubona yambaye ubusa so wigeze ubona yambaye ubusa abantu mwataye umuco minisiteri y'umuco ahubwo ni impakazi ukangurira abantu inde kwambara bakikwiza nishigikire nirukana iyo myanda yose abantu bisize urabona umugore wawe yambaye ubusa ngo ni byiza ahubwo hari abantu benshi babona bajya gusohokana n'umuryango wabo ukabwira umugore gwambara utuntu tugufiya dusohoka ntabwo yangenda inyuma ntabwo yangenda inyuma wumvise ntabwo ari uko Bibiliya ivuga reba ngo mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana umugore w'umugabo yihesha agaciro nk'umugore w'umugabo umukobwa w'umunyarwanda yihesha agaciro akeza karigura n'itegeka beyata agapfundikiye gatera amatsiko ibyo ushyira hasi werekana hari uw'Imana yabigeneye urakoze twitahire mu minsi yashize twaje kuba tubona Apotre Mignone atumiye umuntu bita Apotre Kayanja yego hano mu Rwanda baza kuvuga aza mu ivuga ubutumwa hano mu Rwanda anije mu gihe yari ari kuvuga ari kubwiriza anije bati u Rwanda ni irembo rijya mu ijuru nawe niko ubyemera birabi cyangwa nta maranga mutima
u Rwanda ni irembo rijya mu ijuru, ni Bugande ni irembo rijya mu ijuru, u Rwanda ni irembo rijya mu ijuru mu gihe abanyarwanda bakijijwe. Mu gihe abanyarwanda bakijijwe ni irembo rijya mu ijuru, mu gihe abagandi wabo bakijijwe ni irembo rijya mu ijuru. Numva ibyo yavuze nta critique. Uri mu Rwanda ugakizwa wabona irembo rijya mu ijuru, uri Buganda ugakizwa wabona irembo rijya mu ijuru. Yeka ari ibyo yavuga. Ashobora kuba yarabivugishijwe n'amarangamutima y'uko yakunze igihugu cyangwa umukuru w'igihugu wacu. Nta gikunde kirakunditse nta kibazo. Nta gikunde kirakunditse nta kibazo. Nusa Apotre Kayanja nawe uramwemera? Inde? Amavuta ye. Ngo Apotre Kayanja ndamwemera amavuta yiwe. Ngo ngira ibyo nemera. Ngira ibyo nemera. Wimbaza ko nemera umuntu ari. Wimbaza ko nemera abantu nemera nabanaka. Ibyo nemera umuntu angaza ibyo nemera. Ava umuntu ushaka kureka ati nemera urupfu rwa Yesu Kristo, nkemera n'izuka ko. Nkemera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe n'Amatayo. Icyo bita sinobutike ubutumwa bune. Nkemera inzandiko 14 za Pawulo. Nkemera ibitabo byose bigize Bibiliya. Message ko nayumvise. Inde? Message ko nayumvise. Sinzi yo wumvise. Uramengo Kayanja ndamwemera. Wemera amavuta ye? Ngo wemera amavuta ye? Ushaka kuvuga ngo niyo mvugo ntibiryoshye mukoresha ngo nemera amavuta ye. Ibyo ni ibibazo babaza abana, ntabwo wabibaza umuntu nkanjye mu rwego rwanjye ngo nemera amavuta nka yanaka. Cyangwa wemera imikorere ye? Nemera imbaraga z'umwuka wera sasuzwe ku munsi wa Pentecost zimurimo, ngahakana ibintu byose bizirwanya. Nkanemera ko Imana yahamagaye abantu mu buryo butandukanye, yitwa pastor, nta namwemeye ariyemera. Nta namwemeye ariyemera, nemera ko ari Kayanja, ko ari umukozi w'Imana. Ibiri hirya y'ibyo Pascal yarariringiye mu gakinjiro ngo ruzaca Imana. Siwe ko ntarabona usengera abantu byuze ubakore gutya bagwe. Usengera abantu ngo bagwe. Sindabona ibibagusha, sindagira amavuta bagusha. Ndacyayakuza. Nose abandi aho bayakoreho ntabwo hazi. Simbizi. Wazabaza papa wawe nawe ugasigaye abagusha. Sibyo? Niba papa wawe hari aho yayakuze kumumbariza uti papa ko nabonye ufite amavuta agusha abantu wazayahaye kuri yo. Kwana mu Rwanda zari bake bayafite. Simbizi rero ubwo nabasenze kuturusha. Nabasenze kuturusha bayafite. Ariko ntara ryayo mfite kuko ayo mfite arampagije. Umwuka n'umwe ariko inde barabaje bajya kuyashaka, ntabwo nzi aho bayashaka barayagura. Ibyo simbizi. Niba byaramenyekanye, niba hari abaguza amavuta mu bahungu, niba hari abayaranguza ntimuzayagura, niba hari ababatura hasi bikababangamira ntimuzajyeyo gusenga. Niba gusenga si itegeko, umunyarwanda afite uburenganzira busesuye bwo gusengera hashaka n'uburyo ashaka. Ibyo abantu bizera byose si ibyizero, n'abasenga bose si abizera. Ndahitamo kwizera Kristo Yesu. Nsome Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Mbabarira dusoze. Nanjye ndagushimiye. Imana ihumugisha abatwumva n'abakunzi ba The Vibe TV na Rugendo TV. Reka mabwire ngo ibihe birakomeye, abasenga musenge. Kandi reka mbwire abakunda za YouTube bose, buri wese agerageze gucunguza uburyo umwete, ibihe birakomeye. Murakoze. Yes, reka dushimire mwese twabaye mwa kino kiganiro by'imyariko wakoze subscribe nawe turayikora yo n'umwanya kugira ngo ubashe kuba wayikora, tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Yari Apotre Yongwe mu butumwa bwiza bwinshi abagejejeho. Murakoze.